Yego muri aka kanya tukaba turi kumwe na Karasira Aimable, ni professor, tugiye kuganira nawe noneho ku buzima busanzwe, ku buzima bwe busanzwe nibwo tugiye kuganiraho kugira ngo tumenye byinshi cyane bitandukanye kuri we. Hari benshi baba bifuza kumenya byinshi kuri we. Karasira, reka dutangira. Karasira ni muntu ki? Yavukiye he? Ni mwene nde? Mu bana bangahe? Ni wakangahe? Karasira navukiye ahantu bita Irwaniro, Imwendo. Umurenge ni Rwaniro, akagari ni Mwendo, umudugudu bawita mu Rugerero, ni ahantu hegeranye naho bitaga kera Ruhashya na Rusatira. Navutse ndi imfura. Abana twese tugeraho tuza kuba i Kigali, ku buryo aho ngaho nanayibuka cyane ngewe rimwe na rimwe gusura bene wacu bacitse ku icumu. Barahari benshi kuko ni ahantu habaye ubwicanyi bukabije, habaye jenoside ikomeye itwara imiryango myinshi. Ngewe rero nagiriwe i Kigali, ndererwa i Kigali. Twabanje kubaho bita ku Gitega, nabundi tuza kuba i Nyamirambo. Ninjye wari imfura. Mu bana bane, twari bane twese, umukobwa umwe n'abahungu batatu. Amashuri nayize narize mu seminari y'Indera, ubundi niga lycée de Kigali. Amashuri abanza wayize aho bita Kurepa, hariya hafi ya Meteo, hafi ya Meteo. Ubuzima bwacu, famille yacu bari abantu b'abakristo cyane, n'abantu batigeze bajya mu bintu bya politike. Data yitwa Karasira Karaveri, yari umwagoronome. Mama yitwaga Mukaruzamba Goreti. Tukaba rero twarabanye nk'umuryango, nta gutandukana, nta kujya kurererwa ahandi, nta kumva ngo mama yahukanye. Ibyo tukaba twarabibanyemo gutyo neza. Tukaba iwacu mu by'ubwoko n'abatutsi. Tukaba uretse ivangura ryajyaga riba nko mu ishuri baduhagurukije, kuko mu ntangiriro za buri mwaka baraduhagurutsaga bati abatutsi ni bande, abahutu ni bande. Abatutsi babaga ari bake cyane, ukuva biteye ipfunwe. Ariko ni icyo cyonyine nakubwira nabonye. Ntabwo twigeze twicwa n'inzara, twabanaga neza n'abaturanyi bacu, tugasurana n'iki. Ibintu rero byagiye kuba bibi igihe muri 90. Muri 90 inkotanyi zateye, twabaga ku Gitega. Abaturage twari duturanye batangiye kutwikekamo ibyetso, nk'uko hari n'indi miryango myinshi y'abatutsi bafunzwe babita ibyetso. Bituma tugerageza kuva aho twari turi tuza kuba i Nyamirambo, kuko niho hatari abantu benshi bari bafite iyo ingengabitekerezo y'urwango. Niga mu seminari y'Indera. Muri 94 yabaye umuryango wacu wuzuye, tunanirwa kuhunga. Twabuze aho duhungira kuko amasura yacu yatwerekanaga yuko bari kutwica unyo wakwerekana irangamuntu. Twiyemeje kuguma aho twari dutuye i Nyamirambo kugeza ubwo kuri 22 igihe inkotanyi zafataga hariya za Kicukiro, ikibuga cy'indege, ikigo cya Kanombe. Bari bakajije mu bisasu bateraga by'amarokete babyitaga Katiyusha. Kimwe kigwa mu rugo cyica murumuna wanjye. Kimaze kwica murumuna wanjye, twiyemeza guhunga gutatana. Ngiye nemeza kuguma mu rugo ngo Nyamirambo na papa. Mama ajyana na mushiki wanjye na karumuna kanjye ka Bucura. Kugeza ubwo nta telefone zabagaho, ntitwakomunikaga, turaburana neza. Intambara irangiye muri 7 abasirikare ba FPR badusanze aho twari twihishe mu nzu, mu masipuri yaratiki. Ariko abantu twageragamo, abantu bakaducungira interahamwe zagenda, tugateka, tukarya, tukanafashwa, kuko nta bantu bari bagifite ibintu. Leta yari imaze iminsi itanahemba abaturage, abakozi bayo. Nyuma rero harinze nk'ibyumweru nk'ukwezi, twabonye mama agarutse atubwira yuko nawe yagize amahirwe yarokotse. Mama azazanye ibintu ari kumwe na murumuna wanjye, n'ubu tubana, ariko wagize ibibazo byo mu mutwe. Batubwira yuko ibintu ari bizima, ko hari ibintu basize ahantu bitiririma, hari ibitaro, ko azasubirayo kubifata. Mama asubiyeyo
ntiyagaruka. Haciye ibyumweru nka bitatu papa nawe ajyayo, ariko urumva nanjye nari ndi mukuru kundangirira irima baravugaga ahantu Medecins Sans Frontières yakoreraga, nanjye ubwanjye njyayo. Ngezeyo nibwo nahuye n'umuntu ushinzwe umutekano wari afandi ariko yambaye civile, ati bite mbona arahigimye, ati aba nibo wabuze, ati guma aho ngaho gato ndaje mbakurebere. Mu gihe yagiye nibwo nabonye umugira neza, nanamushimira sinkimwibuka, sinzanapfa munongeye kumubona, ahita ambwira ati igendere niko bimeze, buri ni mugoroba batwara abantu bakeka ko ari interahamwe, ariko iwanyu baketse yuko mama wawe kubera gukora muri Medecins Sans Frontières abafasha yavuganye n'igifaransa nabo, kuko benshi b'inkotanyi ntabwo bari bazi igifaransa, ngo avugana n'abazungu babwira yuko hari ubwicanyi buhari. Kuva ubwo iwacu bagenda gutyo, amezi angahe arashira, tumenya yuko babishe abari aho bose. Bajya ari bangahe? Ubwo bari batatu, nuvuga ngo inkotanyi zatwiciye abantu batatu, papa, mama na mushiki wanjye. Ubwo na wa mwana wishwe na Katyusha babaye bane. Tugerageza rero kubana na uriya murumuna wanjye, ntashoboye kumurera, nari mfite imyaka 17, we afite imyaka 4. Tugeraho tugira umuryango wavuye i Burundi, uraza rimwe ne wacu umusirikare w'umukobwa, ubu ni umumama witwa Julienne, atushakira umuryango ngo tubane, kuko hari ikibazo cyo kubohoza amazu yabaga arimo abantu badafite kivugira, doko barazaga bufata inzu bakakuvanamo bati inzu yabohowe na fandi. Turabana, ashobora kwiga bisanzwe, ntago nigeze ndihirwa na farije. Nashatse no kujya mu bintu bya ibuka niki, ariko ugasanga abatutsi babirimo bambaza aho genocide yabaye ndi, bajya gukora iperereza bagasanga nubwo twacitse ku icumu, ariko ababyeyi direct bishwe n'inkotanyi, bituma nta burenganzira mbona na bumwe bw'abacitse ku icumu, ndetse binyigisha ibintu ari by'abantu benshi banambonaho ntibabyumve. Bo hagati aho nagiye muri université, ntabwo byari birebire, ni iruhande hari Butare. Ariko icyo nshaka kukubwira, université wize yiki? Ni ikoranabuhanga. Naho muri université nahabaga ntafite ahantu ho kuba mu gihe cy'ibiruhuko, hagasigara abantu bacitse ku icumu gusa, kugera ubwo za 98 kugera muri 2003 gutyo. Aho naho ntabwo nahabanye neza n'abantu, kubera yuko abana bose bacitse ku icumu babashyizemo yuko ntari uwabo, bahimba inkuru zitabayeho. Bamwe barahimba ngo ndi umwana wa Karamira Foroduard wari interahamwe ikomeye, abandi bavuga ko ndi uwa Bucyana Martin wari uwa Sederi, kugira ngo gusa abantu banyange kandi ntibibaze ibyambayeho, kugira ngo ibibi bya FPR byakoreye umuryango wanjye bitamenyekana. Ibyo rero byampaye isomo, ari naryo abantu babona nkoresha cyane, byo kugira ukuri no kutagira ubwoko na bumwe shyigikira. Ngo uvuge ubwoko bw'abahutu n'abagome bose, ubwoko bw'abatutsi n'abagome bose, wagiye nahemukiwe ku mpande zombi. Kuko ubwo nkubwira aho irwaniro nta hasigaye ingerere, kuko interahamwe zagezeho, bamwe bavuga ko banohereje indege iragendira batsemba kajugujugu, kuko bari bashoboye kwirwanaho barwanisha amabuye n'iki, kuko kuva 59 bari mu batutsi bashoboka kwirwanaho bagakumira abahutu bavuyemo, ubwo bashakaga kubamara n'ibiki n'ibiki. Nuko rero byagiye bigenda magingaya. Ndumva sinzi wambaza ibindi, ndumva uracyari umusore, ufite umuryango ugukomokaho, bimeze bite? U Rwanda rero ko narubonye ni igihugu gishaririye, ni igihugu nanjye ubwanjye kukibamo mbona biruhije. Ntago naza n'umuryango, ntago nashinga umuryango ndi mu Rwanda. Ko numva abana banjye ntago bashobora kubona uburenganzira bwo kubaho nkuko nanjye nabwimwe. Ndaguha nk'urugero, ugiye nemwe passport, ubu ndumva n'umwana wanjye n'urukingo wenda bazarumwima. Ni igihugu mbona kirobanura, kigendeye yuko ufite ibitekerezo bitandukanye n'ibyo bo bafite, kandi je sinshobora kugira ibitekerezo nk'ibyo bafite, kuko giwe nahemukiwe ku mpande zombi. Busanga barahemukiwe nko ku ruhande rumwe, bakigira batagatifu ku ruhande rumwe, urundi bakarugira nk'urwa shitani. Unose waba ufite umukunzi basi? Nta mukunzi, kuko ibintu byanjye usanga ari ukwirirwa nihisha, ari ukwirirwa mfite abantu bangendaho. Ibi bintu byatangiye kera, no kuvuga ngo natangiye
guhera mu 2010 ari nabwo nagiye mu buhanzi. Byatangiye kera aho abanyeshuri n'abandi bambari ba FPR ngira ngo n'abana b'abacika cumu babona ari umututsi nk'aba, ariko ntajya mu nama zabo, inama za erije ibiki, bampimbye nyine ayo mazina bituma abantu bose bamvaho, bakavuga bati ntitwabana n'umwana wa Bucyana, ntitwabana n'umwana wa Karamira. Dogo ni uburyo bwa segregation ni mu nyangire, nuvuga ngo nahuye n'ibibazo birenza hari byo abanya-Palestina bahura nabyo bayobowe na Israel, cyangwa abirabura bahuye nabyo apartheid kiyobora. Karasira ni igiki yanga urunuka mu buzima bwe? Je nanga ikinyoma, nanga umuntu mbeshya, nanga no kumva umuntu ubeshya abandi. Ni ikinyoma rwose. Ni ikihe kintu ujya wishimira mu buzima bwawe? Ikintu kijya kinshimisha niyo nahuye n'abantu tukaganira kuri politike yo mu Rwanda, ariko nta bwoba dufite tukayivuga ukwiri. Numva bishimishije, numva nta rugugera na gatoya. Okay, mu bijyanye n'icyo kurya n'icyo kunywa ukunda iki hagataho? Sha byose ntago ndobanura, nta ibyo kuri iby'umutekozi yaba yateguye nibyo nijya nta kibazo na gito. Ibyo kunywa se? Ibyo kunywa nirinda cyane ziriya nzoga zifite alcohol ikomeye, nako isukari nka mitsingi, inzoga za Bralirwa ubu nizo ndi kwirinda, n'inyweri za Skol. Ese waba ukurikira iby'umupira? Niba ukurikira iby'umupira ufaniye ikipe mu Rwanda? Mu Rwanda umupira ndawukunda, ariko ntago nkunda kujya kureba. Ikipe mfana ni Rayon Sport, ikipe nanga kuko yo biri mu maraso, ubwo inajyana na FPR. Ngiye njyavuga yuko inahuye na shitani, nafaniyo ishitani ni ikipe ya APR ndayanga n'umutima wanjye wose, kuko yari ishamikiye kuri FPR. N'abasirikare batagiriye mu ishyamba bakina umupira, baza banica n'umupira w'abandi, bagura abakinnyi bagira gute. Ibyo byose byatumye nanga APR. Uri ni kundera Rayon Sport. Usingira muri idini Karasira? Gendo mu Gatolika. Niwe muhanzi ukunda mu Rwanda? Mu Rwanda bari mu Rwanda ntawe nakubwira ngo nkunda. Nkunda abahanzi b'abanyarwanda bo barahari, ubwo iyo twajya mu abapfuye ariko twabareka. Nka Rugamba numva ari umuhanga, nkunda umuntu bita Byumvuhore kwanza ni uza bwa mbere, hakaza Masabo Nyangezi, hakaza Nkuru Nziza, niwe Mugabo Firemu, Ben Rutabana. Abo ngabo abariho ubu ngubu na abona bariho. Ben niwe wabuziri wenge, abo bariho ngo ntiba mu Rwanda bibera hanze. aba nka generation cyangwa se kiragano gishyashya nabaye wenda nemera Gatafu Gangs batari bayicamo ibice. Bayiciyemo ibice babaha amafaranga kugira ngo badakomeza kuvugira rubanda. Indirimbo haraye muri iyi minsi ni yitwa ngiki? Ni yanjye yitwa Shitani. Kuko Shitani nta uzayikumbura, ni yanjye. Je numva izanjye nkumva n'izabandi. Umuhanzi nkunda muri rusange ariko ku isi yose yitwa Tikeni Jafakuri, no muri Cote d'Ivoire. Ni hehe hantu uri kumva wizuye umutekano wawe? Mu Rwanda ntaho. Mu Rwanda iteka umuntu abazi ko bamufunga, umuntu abazi ko bamuroga, bamuha twatuzi. Ntago mu Rwanda nta mutekano. Mu by'ukuri ndwaye anxiety n'ubwoba umuntu ahorana. N'ubwoba umuntu ahorana ku buryo bituma mbifatira n'imiti niyo gusinzira nkayifata, kuko nta kindi kintu ntacyo nizeye. Mba nzi yuko igihe cyose abantu bishe data bakica mama n'abarumuna banjye, mba numva yuko nanjye bazanyica. Nuko bimeze. None se iyo waruhutse ni iki kintu ukunda gukora? Mba ndi kuri smartphone, mba ndi gucatinga, ndeba WhatsApp, ndeba ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo. Nicyo bavuga kuri His Excellency Paul Kagame? His Excellency Paul Kagame namuvugaho ikira. Ntacyo namuvugaho. Ni umuhanga kuko ubona ibintu byose biramwitirirwa. Mu by'ukuri ni nk'Imana mu Rwanda. Yatangiranye n'abandi urugamba, ariko abandi ntibabavuga, bavuga we gusa. Kanyarengwa yari president wa FPR, nta wigeze amuvuga mu gihe cy'imirwano. Hari abitwaga ba Bitamazire, ba Adamu Waswa, ba Kayitare, ba
ubu hari ba Dodo ba Musitu bande nta ubavuga bakada bose nta ubavuga. Paul Kagame navuga yuko ni igihanganje z'ubwenge bwo gukontorora abantu bose, ukabona afite abajenerali bamwubaha. Ugira n'icyo ubwira abantu bagukunda nka Karasira? Isi yanyigishije yuko ifite abanyarwanda ari abagome muri rusange. Abanyarwanda n'abagome ni indyarya, ntiwamenya ibyo batekereza. Ikindi isi yanyigishije iyo nahura n'ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo, mba ndi ntagondwa yo mututsi, mba nirirwa nanjye ndi kuri za Twitter nk'ukabavo barwanira ubwiyunge bw'abanyarwanda, mbameze nka Tom Ndahiro, ariko kwicirwa byatumye buri ruhande menye ko ari mababi n'abeza. Mu bahanzi nari bagiye kukubwira umuhanzi akaba n'umutagatifu nkunda, Kizito Mihigo. Muri generation nto Kizito Mihigo yari afite indirimbo zituma abantu babana nta buryarya. Inka kunda cyane indirimbo bita igisobanuro cy'urupfu. Iyo ni indirimbo inubanga banze no kwikina, banavuga yuko ari gupfobya, ariko we yashaka kuvuga ko impande zose zababaye, kandi ari impande nyinshi zababaye. Nubwo genocide yabaye imwe, ariko hari abantu bose bagiye bababara, barahunga, bicirwa mu buvumo mu gihe cy'abacengezi, bamwe bagwa mu nkambi za Kongo. Nabo bose tugomba, n'abana b'abanyarwanda tugomba kubazirikana. Icyo ubwira abo bakunzi? Abakunzi ikintu nababwira nuko Karasira no muntu ukuri utakwiriye kuyobya utagambiriye kuyobya abanyarwanda, kuko ugambiriye kubaho ukuri, uba ukunda abanyarwanda ariko akabakunda uko bahinduye imico yabo, baretse uburyarya, baretse guhakirizwa. Nkaba nabwira abayobozi bacu yuko batagwa mu mutego nk'uwababanjirije, bakimika urukundo. Hari amagambo menshi twagiye tubona asa nk'arimo abiburwangano, nk'ijambo James Kabarebe generali yabwiraga abantu b'abacika cumu, ijambo generali Mubaraka yabwiraga abamutarari cyangwa yavuga ati ngenga bitekerezo, ati iyo tuba ikintu nabwira nk'abayobozi, imvugo zangisha abantu bagomba kuzireka, kuko urabona indi nk'imvugo ya Mugesera ivuga ngo barajyana abantu Abisiniya, ni imvugo yakoze amateka mabi. Ariko kubona abantu bari ku butegetsi kuri FPR bamenye ko byanahinduka, nta kuvuga amagambo mabi uyobya barambeshya ngo ni kuyobya abantu, ahubwo nibo bamwe mu babayobya. James Kabarebe yavuze amagambo atandukanye abantu hagati y'abacitse ku icumu n'abantu bava hanze. General Major aravuga ati Mubaraka ati ingenga bitekerezo dufite igisirikare tugomba kugira icyo tubakoramo. Yavugaga nko kubarasa, kandi bafite ingenga bitekerezo bakwiriye kujyanwa mu nkiko cyangwa bakigishwa. Hari n'abandi ntavuze wenda kubera ko bakomeye, abantu bavuga ngo nzabarasa ku manywa y'ihangu, ngo genda kwica ntibintera ubwoba. Iyi akaba ari ijambo ryo abaturage.